n'ahandi tugwa, turimo turagwa mu bikundo rurabuze mu bana b'u Rwanda, urukundo rurabuze mu baturage batuye iki gihugu, urukundo rurazimiye, ibihe byabaye bibi kuri nyamwigendaho buri muntu, ariko ni mugaze kandi abanyarwanda musengere urukundo. Ngewe ndi kubwirwa ijambo rikomeye ngo ni musengere urukundo, ni mugire urukundo, icyifuzo cy'urukundo n'ubwicwe. Kandi Yesu yari abizuri bumugambanire ko yari ari yicaye muri bo, ariko yarahagurutse nawe amwoza ibirenge. Bene data, ni muce bugufi mukunda ababanga, ni muce bugufi mukunda ababatoteza, ni muce bugufi mubabarira ababarwanyije, ni muce bugufi mubabarira ababahiga, ni muce bugufi mubabarire ababahemukiye, kugira ngo tubonere rwose kuba abana b'Imana by'ukuri. Uyu munsi ijambo urukundo mwe kurengera inyungu zanyu gusa, kuko nimutagira urukundo Yesu aragira ati ntacyo turi bube duhuriyeho. Ariko niba uri umwana w'Imana by'ukuri, garura urukundo muri wowe, wiyambure icyubahiro cy'umwitero wawe, ukarabye bagenzi bawe bakenyeze, nabo bambare baberwe, izina ry'Imana rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo. Nicyo gikwiriye rero, ni mube maso, twegere Uwiteka tumusabe imbabazi. Mwakurikiye ubundi muramuzi. Nigeze kumva ku kinyamakuru kimwe umuntu avuga ngo ugasanga umuntu na poso ngo afite aba bodyguard, afite abantu ngo baba boso, ngo bamuri impande bamuzengurutse. Impamvu bafite bamuzengurutse ntabwo yogejwe mu maraso ya Yesu, ahubwo yakarabijwe amaraso y'abadayimoni no kwishyira hejuru. Ni murimo muroga amaraso y'abadayimoni mukagira mwakabya amaraso y'umwuka. Amaraso ya Yesu yoza kugira imbabazi, ugahita ugira imbabazi. Amaraso ya Yesu aratinyura, ugahita utinyuka ukuzi ko nta muntu ugushinja ikibi. Amaraso ya Yesu arabohora. Yesu abwira abigishwa bati birakwiye kumboza ibirenge, kandi bimbibakoreye kugira ngo igihe cyose namwe mugiye mubikora kugira ngo munyibuke, mugiye mubikora bibe urwibutso rwanjye, mugiye mubikora kugira ngo mwibuke ko nabanye namwe, mwibuke ko nanjye naciye bugufi nkabibakorera. Ntabwo ashaka ko twuzanya ibirenge, tuba twambaye inkweto nziza, twambaye n'amasugisi, tugakuramo tugakarabyanya. Ese turakabyanya ngo umwanda ushireho? Ni igishushanyo cy'urukundo rw'abana b'Imana Yesu yashakaga gusiga muri twebwe. Uyu mugoroba ijambo nasubiyeho niri, bene data, ijambo nasubiyeho niri, umwuka w'Imana yashyize ku mutima wanjye. Bakunzi ba Comrade TV, twongeye kugaruka imbere ya kamera za Comrade tubasuhuza mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe, turabakunda kandi turabishimiye. Imana dushima, Imana y'icyubahiro nibaho umugisha, Imana y'amahoro nibaho umugisha cyane. Kuri mugoroba rero twongeye kubonana mu gihe kirekire cyari gishize tutabonana. Mu minsi itambutse twaherukaga kuvugana, twari mu buhanuzi bukomeye cyane, ariko uyu munsi twagarutse mu nkuru nziza, mu butumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwa Yohana yanditse mu bice bye 13. Ariko mbere yo kugira ngo dusome ayo magambo kuri uyu mugoroba, ni ubutumwa nari mbazaniye ngo mube maso, mukundane, mugire urukundo, mwubahane, muce bugufi, musabirane, musenge kandi musengeshe umwuka iteka, kuko nicyo umwuka ashaka kuri uyu mugoroba. Gusengesha umwuka iteka nicyo umwuka yifuza kuri uyu mugoroba. Mureke dusenga Imana. Mana yera yo kwizerwa no kwiringirwa, uri Imana ishobora byose kandi uri Imana y'amahoro, uri Imana y'urukundo. Niyo mpamvu warwigishije mu bantu, kubera ko wakunze abari mu isi cyane ukohereza umwana wawe w'ikinege, kugira ngo ukwizera atarimbuka. Iryo ni ijambo ryawe wahumetse n'akanwa kawe n'umwuka wawe ribivuga. Natwe turakwizeye kuri uyu mugoroba, ngwino wongere urukundo muri twe kuko ari byo dushakaho, ngwino wongere umuntu muri twe kuko ari byo dushakaho. Ijambo ryawe rikora umurimo n'ibitangaza mu bakumva, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Haleluya, haleluya. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yohana mu bice 13 umurongo wa 4, niho duhera. Aravuga ngo ahagurukaho yariraga, yiyambura umwitero, yenda igitambaro aragikenyeza, aherako asuka amazi ku mbehe, atangira koza ibirenge by'abigishwa no kubihanaguza igitambaro akenyeje. Nuko yegera Simoni Petero, nawe aramubaza ati, databuja, ni wowe unyoza ibirenge? Yesu aramusubiza ati,
ibyo nkora ubu ntubizi, ariko uzabimenya hanyuma. Petero aramubwira ati, reka, ntabwo nzemera na hato unyoza ibirenge. Yesu aramusubiza ati, nintakoza ntacyo tuzaba duhuriyeho. Simoni Petero aramubwira ati, databuja, noneho ntunyoze ibirenge byonyine, ahubwo unyuhagire amaboko umese no mu mutwe. Yesu aramubwira ati, uwuhagiwe nta kindi agomba keretse koga ibirenge ngo ababoneye rwose. Namwe muraboneye, ariko si mwese. Imana y'amahoro ibagirire neza. Haleluya. Imana y'amahoro nibagirire neza. Ijambo ry'Imana rero dusomye hano ni ijambo riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Yesu yegera abigishwa basangirira ku meza, Yesu amurikira abigishwa ibikomeye batari bazi muri bo, batari bazi ko kabaye, batari bazi ko bigezweho, batari bazi ko muri bo harimo umuntu wamukunze urumamo. Ariko Yesu uwo munsi niho yabwiye Petero ku murongo wa 7 ngo Yesu asubiza Petero ati, ibyo nkora ubu ntago ubizi, ntubizi, ariko uzabimenya hanyuma. Bishatse kuvuga rero ko Yesu uyu munsi yashaka kwigisha intumwa ze urukundo, yashaka kwigisha 12 urukundo, na Yuda wamugambaniye akirimo. Ahari wenda agira ati, Yuda yumvise iki kiganiro akabona neza n'urukundo mberetse, wenda yahindukira akihana ntiyongere kugambana. Yesu rero arahaguruka ngo aho yariraga, yari ari kumwe n'abigishwa basangira ibya Pasika, basangira ubuzima, basangira ifunguro rya nimugoroba. Atangira kuganira n'abigishwa, barimo bajya inama, arimo abahugura, kuko inshuro nyinshi Petero na Yohana bamubaga hafi, bamuhata ibibazo, ni no bakundaga kujurira imbere ye. Uwo mwanya muri icyo kiganiro bagize, ubona ko Petero yagize umwanya munini wo kujya impaka kuri Yesu, yumva atifuza ko Yesu amwoza ibirenge, ariko si uko atabishakaga, ahubwo nuko yumvaga atasuzugura umwami we. Imana idufashe cyane. Yesu aravuga ngo ahaguruka mu mwanya yari yicayemo, kuko aganira nabo yari yicaye ku meza barya. Yesu ngo amenye ko hari umuntu muri bo watangiye guhinduka, amenye ko muri bo hari umuntu wagize ikibazo, ngo Yesu amenye ko amweguriye byose, ise amweguriye byose. Yaramaze guhishurirwa bicaye ku meza barya, barimo baganira basangira. Yesu arahishurirwa, umwuka w'Imana ise uraza umugeramo, ahita abona, yumva ijwi riramubwiye ngo umwana wanjye weguriwe byose. Haleluya. Weguriwe ubutware bwose, wahawe icyubahiro cyose, uhawe ubushobozi bwose, ugiye gutwara amahanga, ugiye gukiza abantu benshi ubekirishije amaraso yawe, dore weguriwe byose. Yesu Bibiliya tubwira ngo arerekwa. Haleluya. Ibi byacu byo guhishurirwa ntabwo ari ibintu Yesu atakoze, nawe byamubayeho ngo Yesu amenye, kuko mbere yaje azi neza ko aje gucungura abantu mu ibanga, ariko uwo munsi ngo nibwo yabimenye. Aravuga ngo Yesu amenye, ijambo ry'Imana riko rivuga ku murongo wa 3 ngo Yesu amenye kose yamweguriye byose. Haleluya. Arahaguruka aca bugufi. Iriga tumaze iminsi tuganira ku bakozi b'Imana, no mu kiganiro twavuze ubushize ndi kumwe na Tabarwa TV, twaganiriye ku ijambo rikomeye ku mushumba wacu, tumwibazaho kubera ko twumvaga ubuhanuzi butandukanye bumuvugaho. Ariko hari ijambo rimwe Yesu amaze kumenywa ko yeguriwe byose, yaciye bugufi. Haleluya. Ajya koza ibirenge by'abigishwa. Ariko ikibazo dufite abashumba bacu uyu munsi, iyo bamaze kumenya ko beguriwe ubushumba, ntabwo barambika byose ngo bakarabye abakirisitu, ahubwo batangira kubirukana. Mwaba muzi aho turi kugwa abanyamakuru, murimo muhagaze aho mwitegereza, n'ahandi tugwa, turimo turagwa mu biki? Turagwa ko duhabwa icyubahiro ntitugikoresha ibyo dusabwa kugikoresha, ahubwo tugita tucyambara tukumva ko tugomba kubahwa. Kandi Yesu abwira Yakobo na Yohana, abantu bigeze kumwererana, baramubwira bati turashaka ako ninde uhibuka mu kiganiro nigeze gutambutsa, narahibagiye ko n'umwuka wari uhambwiye kiragiye. Yaravuze ati abigishwa Yakobo na Yohana baramwegereye, baramubwira bati mva, hari ikintu dushaka kwisabira. Ngo baramwibogekanye bamushyira ku ruhande, baramubwira bati turashaka ko uzatujyana mu bwami bw'ijuru, turashaka utwihera ijuru, uduha umugabane mu bwami bwawe. Yesu arababwira ati icyo musabye murakizi, ko yewe
mbabaza murakizi kubera iki? Kugira ngo ujye mu ijuru bigusaba guca bugufi. Kugira ngo ube umuntu w'Imana nyakuri bigusaba kubanza kwiyambura icyubahiro cyawe, bigusaba kwiyambura ubushobozi bwawe, bigusaba guca bugufi cyane ukajya kuba imbata y'abagenzi bawe. Uwo munsi Yesu yarababwiye ngo mbese igikombe nzanyweramo muzashobora kukinyweramo, kuko yarazi bizamubaho. Arababwira ati mbese umusaraba nzikorera muzabasha kuwikorera, ibibazo nzahura nabyo muzabijyamo mubishobore, ko nzabambirwa ku musozi muzabishobora, urupfu nzapfa muraruzi muzarushobora. Niyo mpamvu yababwiye ati ibyo musabye birakomeye ariko bibabera uko mwizeye. Arabafasha, arabaganiriza, arabahumuriza. Aho turi rero ni hano, turi ku ijambo Yesu amaze gusobanukirwa, Yesu amaze guhishurirwa, Yesu amaze kumenya ko yeguriwe byose. Ku murongo wa 3, Yesu amenye ko se amweguriye byose, yahise aca bugufi ahaguruka ku ntebe yari yicayeho. Yesu amaze kumenya ko ise yamweguriye byose, kandi amaze kumenya ko yavuye ku Mana, kandi Yesu amaze kumenya ko azasubira no ku Mana. Iri ni ijambo ryerekana uko Yesu yaje mu isi, amaze kumenya ko ubutware bwose abweguriwe, amaze kumenya ko gukiza no kwica no gushobora n'ubushobozi n'ubuhangange no gukomera, kwirukana imyuka mibi, kwirukana imbaraga mbi, ibintu byose bimweguriwe, gukiza imitima bimweguriwe, kubabarira bimweguriwe, urukundo rumweguriwe, kwigisha bimweguriwe. Amaze kubona ku isi n'ijuru byose abyeguriwe, aravuga ngo reka mpaguruke. Ahita ahaguruka ku ntebe, ngo abona ko ari uwo yavuye ku Mana, kandi abona ko azanasubira ku Mana. Ahita afata umwanzuro, arahaguruka ava mu byicaro bye yari yicayemo. Umwami w'abami, Kristo umwana w'Imana, Kristo umwana utarabyawe n'amaraso gusa, wavutse kubw'umwuka, akabaho kubw'umwuka, umwari agasaminda kubw'umwuka, akabaho mu buzima bw'ibitangaza. Uwo mwana w'Imana Kristo arahaguruka, ngo amaze kumenya ko yeguriwe byose, amaze kumenya ko byose bigiye gukoreka, amaze kubona ko urupfu rwarangije kuza, kandi nyuma yo gupfa kwe azavanamo inyungu nyinshi, aravuga ngo reka mpaguruke. Ahaguruka mu ntebe ye. Ku murongo wa 4 ni ijambo rikomeye isi yose yagombye kugisoma. Umuyobozi wese ugiye ku ntebe y'ubuyobozi yagombye kujya asoma, agasoma umurongo wa 3, agasoma umurongo wa 4, akamenya ibyo ayoboye ibyo ari byo. Imana idufashe. Ndasaba abantu benshi bahawe izi nshingano zo kuyobora, ndasaba abantu benshi batorerwa kuyobora mu nzego zose zitandukanye, bakimara gusoma, bakimara kwegurirwa ubuyobozi bahawe, bajye basomera ijambo. Bakimara kwegurirwa ubushobozi, akimara guhabwa ivugabutumwa muri we, akabona ko aryeguriwe, yahise afata umwanzuro. Nawe ukimara kubona byose weguriwe n'Imana, fata umwanzuro. Nta wundi ni wo guhaguruka ku ntebe wari uriho, ukicara ku yindi ntebe yo kuca bugufi no kwihangana no gufasha bagenzi bawe no gufasha bene so. Ngo Yesu amaze kumenya ibi byose, ngo aca bugufi, arahaguruka, ahaguruka ku ntebe, araza yegera abigishwa, ngo ahaguruka aho yariraga, yiyambura umwitero. Uwo ni Yesu, yiyambura umwitero we, yiyambura umwitero w'icyubahiro, yiyambura umwitero utaradozwe n'abantu, yiyambura umwitero utarigeze ukorwaho n'umutayeri, yiyambura umwitero utarigeze ukorwaho n'isabune ya omo, yiyambura umwitero yambaraga, arawukenyera, afata amazi akira ku mbehe, atangira koza abigishwa. Ahera kuri Petero, niwe yari yarahisemo kuheraho cyane, ko Petero yari umuntu ukomeye, yari umuntu we wa hafi, yari umuntu umusobanukirwa cyane. Arabegera, abwira Petero ati zana ibirenge ngo ukarabye, zana nkoza ibirenge. Petero ati ntabwo bishoboka, ntabwo ushobora kunyuza ibirenge, ntabwo nakemera, uri umwami wanjye, uri umuntu ukomeye kuri jye, uri uw'igiciro kuri jye, uri databuja, ntabwo bishoboka ko wanyuza ibirenge. Yesu ati nintakoza ntaho turi bube duhuriye, niba ushaka ko tugira aho duhurira, emera nkoza ibirenge. Petero yumvise ijambo rimeze rityo, yumva ko gutakaza Yesu ari ikintu gikomeye, afata umwanzuro avuga ati rero databuja, niba bishobotse bikaba bigenze bityo, ntunyuhagire ibirenge gusa, unyuhagire no ku maboko, nurangiza umfure no mu mutwe, umutwe umese neza, hose unyuhagire. Yesu aramusubiza ati ntabwo bishoboka ibyo, umwanya mfite n'uyu. Umuntu warangije koga umubiri wose, nta handi abasigaje ni ukoga ibirenge, kugira ngo abasohoje byose agakaraba ibirenge. Petero
aramubwira ati ngaho nyoza, aremera aca bugufi. Simoni Petero aramubwira ati databuja ngaho nyoza, arabyemera, yemera kuhagirwa ibirenge, yemera kozwa ibirenge. Ngo nuko Yesu atangira kubacamo afite urukundo, afite imbabazi, afite impuhwe, afite ineza, afite igishyika cyinshi cyo kubakunda no kubishimira, kuko yabonaga ko igihe kigiye kugera akabacunguza amaraso. Yemera guca bugufi, arururuka. Yesu yiyambura ubwiza, yiyambura icyubahiro, yiyambura ubushobozi, yiyambura ubumana, yiyambura ubutware, yiyambura imbaraga zose z'Imana. Aca bugufi, afata umwitero we, arawukenyurura, awukenyera mu nda. Arangije afata abigishwa ba mbere, arabakarabya, atangira gufata umwanzuro wo kuboza ibirenge. Kubera iki? Cyari ikimenyetso cy'urukundo yagira ngo asige mu bigishwa, kuko yaragiye gupfa, yaragiye kugenda, kandi adafite undi mwanya wo kuzagaruka kubibasobanurira. Arangije kuboza ibirenge, yababwiye ijambo rimwe, yarababwiye ati bimujye mubikora kugira ngo munyibuke. Iyo tugiye kwigaburo ryera turabikora mu matorero atandukanye, tubikorera kugira ngo tumwibuke. Ariko ntabwo ari cyo yarashatse kwigisha. Abantu bubu ntabwo bajya bavumbura icyo yashakaga kwigisha. Ntabwo yashaka kwigisha ko tuzajya duhura tugafata divayi tukozanya ibirenge, ahubwo yashaka cyane kwigisha imbuto y'urukundo no guca bugufi no kwitanga. Reba kuba nambaye ishati yanjye nziza nkayikuramo nkayihanaguza bagenzi banjye turirimbana. Reba kuba nambaye igikwembe cyiza wowe ucyambaye mubyeyi ukagikuramo ukagihanaguza bagenzi bawe mukorana umurimo. Reba kuba wambaye ikote we mushumba ukarikuramo ukarihanaguza mugenzi wawe amaraso akomeretse cyangwa sitaye. Ariko Yesu icyo yakoreye biriya ntabwo ari ukugira ngo kwigaburo ryera tubikore, ahubwo kwari ukugira ngo tubikore mu buryo bwose bushoboka, twuzuye umwuka, dufite urukundo, dufite imbabazi, dufite impuhwe za kimuntu. Yesu abwira abigishwa bati birakwiye kumboza ibirenge, kandi ibi mbibakoreye kugira ngo igihe cyose namwe mujye mubikora kugira ngo munyibuke. Mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye, mujye mubikora kugira ngo mwibuke ko nabanye namwe, mwibuke ko nanjye naciye bugufi nkabibakorera. Ntabwo ashaka ko twuzanya ibirenge, tuba twambaye inkweto nziza, twambaye n'amasogisi, tugakuramo tugakarabyanya. Ese turakabyanya ngo umwanda ushireho? Ni igishushanyo cy'urukundo rw'abana b'Imana Yesu yashakaga gusiga muri twebwe. Uyu mugoroba ijambo nasubiyeho niri, bene data, ijambo nasubiyeho niri, umwuka w'Imana yashyize ku mutima wanjye niri, rivuga ngo nuko Yesu, umurongo wa 4, Yesu amaze kubona ko byose yabyeguriwe, arahaguruka ava ku ntebe ye. Yayivanweho n'iki? Amaze kubona ko ari umuntu ugomba kuba icyamamare mu rupfu, akinjira mu rupfu kandi akazaruvamo agasubira ku Mana. Aravuga ati nahawe byose, ubutware bwose, nkwiye guca bugufi rero nkerera imbuto bagenzi banjye bakanyigiraho, bakamenya ibyo nkoze ko nabo bazajya babikorera abandi. Nta kindi yasabaga rero abantu, yabasabaga urukundo. Kuri uyu mugoroba ikibazo gihari ni urukundo tudafite. Ikibazo gihari ni urukundo, kandi nta byifuzo nyumva abantu bavuga ngo musengere. Twajyaga dusenga kera, twaba turi mu byumba dupfukamye mu ijoro dusenga, ukumva umukristo umwe arahagurutse aravuze ngo munsengere bene data, nanjye Imana imbabarire ku rukundo rukeya, mfite urukundo ruke. Ukibaza urwo rukundo ruke ni iki? Abantu benshi rero nicyo babuze, gusaba urukundo byarabananiye, kurugira byarabananiye. Nta rukundo mu byo turimo gukora muri iyi minsi ya none. Ariko Yesu nicyo yashakaga kwigisha abigishwa, nicyo Yesu yerekaga abigishwa, ni ukugira urukundo. Kubera iki? Nuko tugomba kugira urukundo byanze bikunze. Nkunda kubabwira nti umwuka w'Imana yambwiye iki, ariko icyo ari kumbwira ni iki? Nuko tugomba guca bugufi tukagira urukundo, tukiyambura imikenyero, tukiyambura imyitero, tukayanaguza bagenzi bacu.
kubera iki? Tukiyambura icyubahiro tukacyambika abavandimwe bacu, tukiyambura ubushobozi tukabwambika abavandimwe bacu. Bashumba b'amatorero, ni mwiyambura amakote muyambike bagenzi banyu, ni mwiyambura icyubahiro mucyambike abo muyobora, kubera ko niba mutabikoze ntaho muzaba muhuriye nabo, nta naho muzaba muhuriye n'itorero, nta naho muzaba muhuriye na Kristo. Kuko Kristo ubwe yaravuze ngo niba mutemeye ko mboza ibirenge bana batoya ngo muce bugufi mbakarabye, ntaho ndi bube mpuriye namwe. Kugeza uyu munsi rero hari icyo dusabwa kugira ngo tube dufite icyo duhuriyeho na Yesu, ni urukundo. Yesu yarangwaga n'urukundo. Usanga umuntu yamamaza Kristo, ugasanga umuntu aravuga Kristo, ariko ugasanga nta mbuto z'urukundo na rumwe agira mu buzima bwe. Urukundo agira rugirira umuntu uri bumwungure ikimugirira umumaro gusa. Ugasanga nta rukundo agira muri bagenzi be, ugasanga muri be ni kiryana, ugasanga mu bantu ni muhekenyi, arahora hekenya amenyo, arahora gogora. Ariko ngo amaraso ya Yesu yaramwuhagiye. Amaraso ya Yesu atakuhagira guhekenya amenyo muri bagenzi bawe, nta maraso arimo. Ayo ntabwo ari amaraso ya Yesu yakuhagiye, ahubwo wiyuhagiye amaraso y'abadayimoni b'urwango. Icyo ni ikibazo gikomeye. Ugasanga umuntu w'Imana araho aragenda aratambuka, ntagire impuhwe na rimwe ngo yumve ko agomba kugirira abantu imbabazi. Ugasanga igihe cyose umuganya mushakaho imbabazi, nta mbabazi amufitiye, ntabwo murimo kugirirana imbabazi. Uyu mugoroba abanyarwanda nibagirirana imbabazi, ni mwihangane mwongere mugire imbabazi, umutima w'imbabazi wazemo, kuko Yesu yari abizi ko ari bwicwe, kandi Yesu yari abizi uri bumugambanire, ko yari ari yicaye muri bo, ariko yarahagurutse nawe amwoza ibirenge. Bene data, ni muce bugufi mukunda ababanga, ni muce bugufi mukunda ababatoteza, ni muce bugufi mubabarira ababarwanyije, ni muce bugufi mubabarira ababahiga, ni muce bugufi mubabarire ababahemukiye, kugira ngo tubonere rwose kuba abana b'Imana by'ukuri. Uyu munsi ijambo urukundo rurabuze mu bana b'u Rwanda, urukundo rurabuze mu baturage batuye iki gihugu, urukundo rurazimiye. Ibihe byabaye bibi kuri nyamwigendaho buri muntu, ariko nimugarura urukundo mwe kurengera inyungu zanyu gusa, kuko nimutagira urukundo Yesu aragira ati ntacyo turi bube duhuriyeho. Ariko niba uri umwana w'Imana by'ukuri, garura urukundo muri wowe, wiyambure icyubahiro cy'umwitero wawe, ukarabye bagenzi bawe bakenyeze, nabo bambare baberwe, izina ry'Imana rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo. Nicyo gikwiriye rero, nimube maso twegere Uwiteka tumusabe imbabazi, kandi abanyarwanda musengere urukundo. Ngewe ndi kubwirwa ijambo rikomeye ngo nimusengere urukundo, nimugire urukundo. Icyifuzo cy'urukundo ntabwo kikiboneka mu materaniro, icyifuzo cy'urukundo ntikikiboneka mu masengesho, icyifuzo cy'urukundo cyo kugira urukundo ntikikiboneka mu byumba by'amasengesho, icyifuzo cyo kusengera urukundo nikigitangwa mu buvumo no mu butayo. Ahantu hose ho gusengerwa, Imana ifite ikibazo ko abantu batagisengera urukundo, ko abantu batagisaba urukundo, ko abantu batagishaka kugira urukundo, kandi Imana ishaka ko bagira urukundo bitewe n'ibihe bibi turimo kugenda ducamo. Erega tugeze aho ugomba gufashwa na mugenzi wawe, kandi tugeze aho ugomba kubura ikintu ugahabwa na mugenzi wawe, tugeze aho ubwo mugenzi wawe ari uzagufasha, nubwo umwanga uzamugarukira kandi atakigukeneye, nubwo utarimo kumukunda uzamukunda kandi watakigukunze. Icyaba cyiza nuko uyu munsi wagira urukundo, ukereka urukundo bagenzi bawe, kandi ukagira umutima w'imbabazi, umwe mwabonanye Kristo Yesu. Haleluya. Imana idufashe cyane. Mugire umutima w'imbabazi nk'uwo mwabonanye Kristo. Ese Kristo mwakurikiye ubundi muramuzi? Nigeze kumva ku kinyamakuru kimwe umuntu avuga ngo ugasanga umuntu na aposo ngo afite aba bodyguard, afite abantu ngo baba bonso ngo bamuri impande bamuzengurutse. Impamvu bafite bamuzengurutse ntabwo yogejwe mu maraso ya Yesu, ahubwo yakarabijwe amaraso y'abadayimoni no kwishyira hejuru. Ni murimo muroga amaraso y'abadayimoni mukagira mwakabya amaraso y'umwuka. Amaraso ya Yesu yoza kugira imbabazi, ugahita ugira imbabazi. Amaraso ya Yesu aratinyura, ugahita utinyuka ukuzi ko nta muntu ugushinja ikibi. Amaraso ya Yesu arabohora, ugahita ubohoka ukumva nta kizira ufite. Amaraso ya Yesu aratunganya, ukumva nta gukomera ufite. Impamvu nuko mwananiwe kwiyambura umwitero ngo mukenyere mukarabye bagenzi banyu, ntabwo mushaka kuberera imbuto ngo ufite ababonso ngo bakurinze.
Yesu yarabasigaga bigishwa 12 akazamuka umusozi akajya mu butayu akajya gusenga, ukaza ukavuga ngo nkorera Yesu, ndi umushumba nkorera Yesu, ndi umupasiteri nkorera Yesu, ufite ibyegera. Ibyegera se nibikumarira iki, nibigufasha iki? Biragufasha se gusenga ngo ube mu mwuka, ahubwo biragushyira mu ntege nke ugwa mu mubiri gusa ngo ufite abakurinze ngo ntawaguhangara. Umurinzi n'Uwiteka atabaye maso, mwese mwarindira ubusa mwababoso baba babashuka gusa, muzatigiye mute n'agaciro. Yesu agiye gutesha agaciro ibyo byose. Arashaka abakozi bawe n'umwuka, abakozi batarabuhamagaro. Niyo mpamvu n'abashaka babarinda, kubera ko bazi ko bari mu bazimu, bahagurukiye mu badayimoni, bahagurukiye mu mbaraga z'umubi. Ibyo bakoze ntago bigira kwizera ngo babigire kwizera, bakora ntabyo bafite bakoze ngo babikore bizeye, ahubwo byose babikora bafite ubwoba, kuko bazi ko bafite abanzi. Niyo mpamvu bashaka ibyegera bibarinda. Wakabaye mu mwuka, ukayorwa mu mwuka, ukagendera mu mwuka, warabashiye kwiyambura umwitero, ukawuhanaguza abagenzi bawe, ukagira ubwoba bwo kugenda, ugashaka kugenda ugaragiwe n'ibyegera bikurinze. Ntabwo bishoboka. Ni muce bugufi mugira urukundo, bashumba b'amatorero. Yesu amaze kubona ko yeguriwe byose, Yesu amaze kubona ko yeguriwe ubwami bw'ijuru, Yesu amaze kubona ko yeguriwe urupfu n'ubuzima, Yesu amaze kubona ko yavuye ku Mana, Yesu amaze kubona ko azasubira ku Mana, afata icyemezo ngo ahaguruka ku ntebe yarariho. Ni Yohana ibice 13 umurongo wa 3 ngo nuko Yesu amaze kumenya, ahishuriwe ko yavuye ku Mana, ahishuriwe ko azasubira kuri yo, ahishuriwe ko agiye kubana n'Imana, ahishuriwe ko yeguriwe ubutware bwose, yiyambuye umwitero, arawukenyera, akarabya abigishwa, aboza ibirenge, ashaka kubereka imbuto y'urukundo no guca bugufi. Imana nitugirire neza cyane, Imana nidufashe. Ariko ugasanga umuntu arahamagawe, ahawe ubutware bwose, ahawe ubushobozi bwose, ahawe icyubahiro cyose, ugasanga biherewe kugira gute? Kwica no gukiza icyo ashaka. Amaze kumenya ko yeguriwe byose, dore mushumba weguriwe kuyobora itorero rinini, weguriwe kuyobora aha naha, weguriwe kuyobora igihugu cyose, ubaye umuntu ukomeye, aho kugira ngo abashe gukuramo ikota cye bugufa akorera intama, ahubwo agatangira kuzikandagira, ashaka aba bodyguard bo kumurinda, kugira ngo bajye bamurinda amajwi y'abadayimoni, bajye bamurinda amajwi y'abakristo baza kumuvugisha ngo bagiye kumurinda ngo bamurinde ikibi. Ntabwo bishoboka. Yesu amaze kumenya ko yegurira ubushobozi bwose, yaciye bugufi. Nta kintu kibabaza Imana nko kuba witirirwa izina rya Yesu, uvuga ngo wakiriye Yesu mu bugingo bwawe, kandi utarakora imirimo nk'iyo Yesu bwe agushakaho yakoraga. Yesu amaze kubona byose ko abyeguriwe, kandi amaze kubona ko yavuye ku Mana ashaka no kwisubiraho, yemera kurekura, arahaguruka ku ntebe ye aho yariraga, arahaguruka yikenyera umwitero, arawukenyera maze arawukomeza, atangira koza ibirenge by'abigishwa be. Kubera iki? Yashaka kubereka imbuto y'urukundo, yashaka kubereka kugwa neza, yashaka kubereka guca bugufi. Akigera kuri Petero ajya mu mubiri ati ntabwo bishoboka, uri databuja ntabwo wanyoza. Yesu ati ndabigukorera. Petero ati ntabwo mbyemera. Yesu ati nintabigukorera rero Petero nkubwire ntaho turaba duhuriye. Bivuga iki? Nutemera guca bugufi ngo urukundo rukugereho, ngo urukundo rugeze ku bandi, ntawe urabuhuriye na Yesu Kristo umwana w'Imana. Ahubwo uzaba ufite aho uhuriye n'abadayimoni, uzaba ufite aho uhuriye n'imbaraga z'umubi, uzaba ufite aho uhuriye n'imbaraga z'umurimbuzi, uzaba ufite aho uhuriye na Satani, shebuja w'ibibi byose. Ariko niwemera guca bugufi, ugahaguruka ku ntebe yawe y'icyubahiro wahawe, ugahaguruka ku ntebe yawe y'ubuyobozi wahawe, ukaza ukabimbata y'abagenzi bawe, ukabasha kuyobora abantu mwumvikana, ukabasha kuyobora abantu mugiye inama, ukabasha kuyobora abantu ubaganiriza ubaciriye bugufi, ukabasha gusangira nabo ibyo ufite wahawe n'Imana, ukabasha gusangira nabo icyubahiro cy'intebe yawe, uzaba ufite umugisha kandi uzaba yirwa, kuko Yesu yaravuze ngo ibi muzajye mubikorera kugira ngo munyibuke. Ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye, ntibizibagirane, bijye bihoraho. Amadini menshi, amatorero menshi arabikora uyu munsi. Ifunguro riraba, igaburo ryera riraba, bagakarabyanya ibirenge, ngo ubwo barakiranutse kandi bahekenya n'amenyo. Nge naje no kubikurikirana neza nkora ubushakashatsi, ntabwo abakristo benshi bakunda gukarabyanya bose, ahubwo umwe agenda acunga inshuti ye akayegera, akadaha amazi kumbi akagenda agacunga inshuti ye bahuje umutima akayegera. Ntabwo azi gukarabya uwamwica, ariko Yesu we yakarabije bose, na Yuda wa mugambani yarimo aramukarabya kugira ngo abyerekane nk'urwibutso
abera bazabamo. Aravuga ati rero torero, ibi mbibasigiye bibakoreye kugira ngo mube urwibutso, bibe urwibutso rwanyu, kandi namwe mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Njye mpora mbibuka, njye mpora mbamenya, njye mpora nzirikana ko muca bugufi nk'uko nanjye nabiberetse. Ngo yiyamburi icyubahiro, afata umwitero we arawukenyera, arapfukama yoza ibirenge by'abigishwa. Kandi mubyumve neza bene data, yogeje ibirenge by'uwamwiciye, yogeje ibirenge by'uwamwishe, kuko yari yamaze kubibona ko agiye kujya mu rupfu, kandi arushyizwemo n'umwe mu bo bari bicaranye, mu bo basangiraga, mu bo yari yarizeye 12. Aragenda nawe aramwoza. Icyo usabwa wacyumvise wowe urimo kumva ukurikirana, urasabwa kubabarira umwanzi wawe, urasabwa gukarabya umwanzi wawe, urasabwa gufungurira uwakugambaniye, urasabwa gufungurira uwakwishe, urasabwa kubabarira uwakwiciye, urasabwa kubabarira uwakuvuze nabi, urasabwa kubabarira uwakurwanyije, urasabwa kubabarira uwakurogeye, urasabwa kubabarira uwakuroze, urasabwa gukunda abana b'umugambanyi kuri wowe, urasabwa gukunda abana b'umurozi wakwiciye umwana, urasabwa gukunda uwakwangirije ubuzima bwawe, na n'uyu munsi ukabukirira. Uyu munsi Yesu aragushakaho kubabarira. Banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda muri mu mahanga, mu mutima wanjye harimo ijambo ngo babarira, babarira, babarira. Nimugirirane imbabazi, kandi mwongere musubire umutima w'urukundo, mucumbikirane mutitotomba bene data, mufungurirane, mugaburirane mutitotomba, musangire byose nk'uko Kristo yemeye guca bugufi agasangira n'intumwa ze, harimo n'iyamwishe ikamugambanira, bakamujombagura amacumu, bakamuteragura inkota, bakamukubita ikamba ry'amahwa. Ibyo byose bamukojeje isoni muri rubanda, kandi yabagiriye neza. Ariko icyo nabwiwe ni iki? Yambwiye ngo mbabwire mwongere urukundo. Umwuka w'Imana ari kuza kubabwira ngo abanyarwanda mugire urukundo. Igihe tugezemo kirasaba urukundo, igihe tugezemo kirasaba kutareba ijisho mugenzi wawe ribi. Mureke kurebana amaso mabi, mureke kurebana muhekenya n'amenyo, nimureke kurebana urukebu, nimureke kwishishanya, nimureke kwikanga. Imana iragira iti kwishishanya birarangiye, kugenda mwishishanya igiye kubikuraho. Imana iragira iti inzira ni imwe, niyo gukiranuka gusa nshaka, niyo kwera n'imbabazi, nibyo mbashakamo. Niba mudashaka kubyumva, muzabyumvishwa n'igihe, kuko Uwiteka ari we ubivuga. Arashaka ngo urukundo rwiyongere, arashaka ngo mwongere ibyifuzo, musabirane, musengerane, urukundo rugaruke. Nimutitirize Imana ibaho urukundo, nimutitirize Yesu yongera aboze mu maraso ye. Urukundo rwa Yesu ruboneke mu bugingo bwanyu, urukundo rwa Yesu ruboneke mu bagabo n'abagore, urukundo rwa Yesu rusubire mu miryango yasenye ingo, urukundo rwa Yesu rusubire mu bagabo bahurira mu nzira bicana, urukundo rwa Yesu rusubire mu mitima y'abantu, bareke kugenda bashimuta bicana mu ibanga bucece. Ugasaba umuntu yiciwe bakamuzirikariya ngo yiyahuye. Ntabwo yiyahuye, ahubwo ni inkora amaraso Satani yahagurukije zo kwangiza ubutumwa bwiza, zo kwangiza abana b'u Rwanda, zo kwangiza abana b'Imana. Satani yahagurukije inkora amaraso nyinshi, Satani yahagurukije imbaraga z'umubi nyinshi, Satani yahagurukije ibitero byinshi, Satani yahagurukije imbaraga nyinshi kugira ngo arwanye umurimo, arwanye ubutumwa, arwanye igihugu cyacu. Nimusenge, musenge Imana, Satani akorwe n'isoni, Satani atsindwe, ubutumwa bwiza bwa Kristo bushorera imizi muri twebwe. Icyo nabwiye kubabwira ni icyo.